ntabyo washobora. Gikore. Ntabyo washobora. Ariko hari ntashobora. Bikora. Ntabyo washobora. Gushaka murabibonye. Nyine ubu tujya mu yindi si. Ugiye kureba nk'uko warebye uwo munsi. Era kuri uyu. Ntacyo yankorera ngo nishime. Uyu nguyu. Nawe ntacyo. Ariko hari ntashobora. Nakishima. Bikira. Aha, man, mwebwe iyo mwifashe. Amushene wanje akaza kundeba genyero akankamutiza geto. None nabaha matera yanjye dore ko tuba tunarara hasi nabitanda. Mukifata mwajya gukora ibyo bintu byo kugusha imvura mukabikorera ku buriri. Man, nawe w'umukobwa iyo usigeze ukoze ibyo bintu, uwo mujene ubizi kenze tariye utawumva umeze uti. Njye nameze neza kuko njye ntabwo ibyo biba bindeba. Icyambere aho hantu ntabwo ahazana ntabwo mba muzi. Uwo mujene aba yatiye geto ntabwo mba muzi. Akenshi nuko abakobwa benshi ntabyo biba bibareba. Ntabwo biba bitureba. Mba adafite amashuka cyangwa agakora ayo mashuka akasigara amatara akaza kuyubika. Ntabwo biba ese iyo ugiye kubikora ntabwo uba ubyumva ko bigiye gusohoka, ko bigiye kuza ku buryo mwahindura location mukajya hanze. Ari wowe kunyaza. Vo? Mwayawe. Bro wowe nawe niwengeze. Wowe nk'urugero iyo niye geto. Icyano ukakigusha imvura ku buriri bwanjye utahomeze uti cyangwa wowe mujene abigukoze. Utahomeze uti iyo ubikoze, wowe mujene yabigukoze wumva umeze uturongera ukabiraramo. Wapi ntabwo mujene abikoze nabiraramo. Wasasa. Najya kumureba ahubwo nkarari. Aha, wese ugiye ahandi cyana mukabikorera aho ngaho imvura ikagwa. Ibyanjye biba byabaye. Ntabwo ibyo bikorera. Reka ntabwo babindeba. Ibiziba bisigaye aba ari ibyo. Wowe. Njyewe rero ntabwo nabikora. Kuko nagata. Oya, ntabwo ndi muri agataye. Arakomeye. Oya ntabwo. Buriya rero njye binera nk'isoni. Kuva ahantu ugasiga uhatosheje. Kandi utabizi ko yamugiye geto duhinduye location. Hari abahungu biyemera. Batangiye numvaga niba bigiye kuba ugomba kuba byiyumva. Cyane rwose. Umwava kuri matora kabikorera hanze, sibyo? Hasi se kuri tapi. Utari kuzajya ubikora, sibyo? Ariko mwana kiyeranja. Tuvuge se nk'ubu njye nawe. Sumbona. Wanyemera? Cyane. Sasa kunyihera. Gusa wabishobora. Bisaba iki se? Ntabwo wabishobora pe. Ugiye kumbwira icyo bisaba nyikore, sibyo? Kivuga kano kanya. Saba ko ufite agatuza uri bogari. Kandi nitwa bogari. Izina se ry'umuntu. Ushyire ku mutwe urebe. Ntabyo washobora. Gikore. Ntabyo washobora. Bikore turebe. Bikore. Ntabyo washobora. Gushaka murabibonye. Yari gatangiye. Do. Yaka bikoreho ngukira. Aha. Kwaji. Ngwati. Nese muri aba bajene batatu. Yego. Uko tugaragara physical. Ugiye kutubwira icyo buri wese yagukorera ukishima. Ukavuga ati umujene yanyemeza. Hera kuri uyu. Ntacyo yankorera ngo nishime. Uyu nguyu. Nawe ntacyo. Njyewe. Wowe nakishima. Wakingurira nkishima. Kandi bandusha ubusore. Akora ukuntu bavuga ngo udusore dutoya. Tubari tubi cyane udusore. Hari igihe ushobora kuba ari agasore gatoya ariko ufite agafesi keza. Kavuga ati wenda uyu nguyu twanagendana niyo twanabyara. Sura nziza hariya konta. Cyane. Njye nta nubwo twanahuza usa nk'ingagi. Bakoresha umunwa ahubwo. Oya. Akoresha umunwa. Wowe. Akoresha hehe? Aya nabyo nzi bya bintu n'ubundi mbwira aho. Uramunsobanurira. Baramukoresha. Ntago mazi. Mwamubwiye. None se uri inzoga na gutya. Arakoreshamo umunwa. Ubu ni ugukarisa. Basi kivuga ibintu byose turongorerana. Ni kimwe wasomeye. Byarabaye. Ubaga bimeze bite? Nyine ubu tujya mu yindi si. Ugiye kureba nk'uko warebye uwo munsi. Bagiye. Ongera. Ureba ute? Njye nabirenze. Nta nubwo buri kumbona. Mbona usa nka mukagatare. Njye nta nubwo buri no kumbona. Usa nk'ubibishya wowe. Nyoya nta nubwo buri kumbona. Uri mu biki wowe twereke. Ahubwo nitarura narizima.
vuba ese vuba kuki abakobwa akenshi iyo mugiye gukora sex muzimya amatara vuba vuba sibyo man uzi impamvu se uzi iyo mpamvu wowe nyine muba muri kurebamo kandi bari byiza cyaze mu habi n'umwanda n'umukara oya bimenye iyo mubirangije akareka abahumura nuko sinzi ubwo bikorana n'ababandi cy'abakobwa mwinshi hari aboro man like nyine abadahumura neza bro ni ukubera iki man sinzi wagira ngo bafumberamo imyumbati ari umuci wanjye yaneye story ngo urikumva ari akaboro bakita gute urakazi ariko ntukavuge kose aya tureke kubivuga ariko aya ntukavuge ariko ka kantu nyine like ubunga bari inyuma bakita ako ngako umuci wanjye yarambwiye ngo bro inyi dogi style ariko kwikora ryari ejo reba iraboro umushede wanjye yarambwiye ati bro narindi mu kuyijya kana keza kanjye urikumva ariko bro man ngo yarihanganye yakubise ngo ameze gutya ngo wageraga ngo igisebe cyaboze cyaho se wabonye avayo uzi impamvu se ubwo uwo mukobwa asanga ataramutegeye nimba nje kukureba mvuye Nyamirambo nje kukureba mu mujyi nje n'amaguru suzi ko abakobwa baba bafite ibintu by'ibyuyasi nimba rero yahise avuga ati reka bange kujya banze ugiye kwitabaza impamvu ababebe bakunze kuza kuri moto niyo birimo nibyo birimo byose uko waje n'ibirenge nk'ubu bibaye naje na moto tugiye wahita wumva yuko oya ntabwo nshaka kugenda mbabarira sinishoboreye oya ntabyo nshaka rero niyo mpamvu rero nimba uwo muntu wese abanga birumvikana ugiye gusobanura ku kantu amasegonda 30 ati umubebe yaje n'ibirenge kuzana ibirenge no kuzana moto umubebe yaje n'ibirenge nkugera mvuye Nyamirambo kuko mvuye Nyamirambo nje ku Muhima cyangwa mu Gatsata nje n'amaguru noneho nahagera wowe umuhungu nagutekereje turi mu dadaje n'amaguru bantu ujya kwitabaza yego kandi urabizi twebwe abadada hano gutyo gutyo nubwo umagaze wasanga harimo akantu kakuya sibyo oya gahoramo gahoramo wibeye hanyuma naze kukureba icyo gitekerezo niyo kigere harimo wowe ugahita uvuga ati ukahita ugenda ugahita umukarisa ahantu hose uvuga byose ndagasa kubaza kubera iki ari interview nabonye y'umuzungu ari kuvuga none se ngo mu Rwanda nicyo wakundiye abakobwa ba unakunze amabere yabo yakunze amabere yawe gerayo mwonsa abahungu bako kugira ngo sex ka namungu urakosa arakonka oya ntabwo biraba nakubaho oya akonze uri mu kagatara umugani w'ingu yawe bamubonye none se none se ugira ute ugira gute ni ukutura hasi biraba ubwo cyangwa uhora aho ugiye kuba ubundi kuntu bigenda mu gakiza nzabikata igihe nyine noneho ugiye kumbwira ubundi ati umujene iyo duhuje bigenda gutya bro bivuga gake iyo umujene duhuye sibyo iyo umujene duhuye kugira ngo nyine abukristo ujye muri mood ni ku mabere kumva na bya bindi iki konka hahandi kumupuri ukumva agiye kuma story iherutse kuba ukuntu yagutegura ukuntu yaneguye njye nagiye kureba umuhungu aba Kimironko aranigera mageze njya na dushe mavuye tanza mu buriri nyine mbanza ndananywa nyine njya mu gifuro rero nagiye mu gifuro bro ewana hanyuma nyine abarankarise ku mabere mu matwi hose arasoma mu kumupuri ahita ashyiramo umujene duyifotoye muzane ni ukuvumbika nose ka nkubaze mukobwa burare tugiye gukora kano ka debate like umuhungu n'umukobwa bari gukora sex ninde uba ufitemo nyine uburyohe bwinshi kurusha undi iyo turi gukora sex njye nawe ninde uba urimo kuryoherwa kurusha undi
umukobwa araryoherwa sinzi nimba umuhungu anaryoherwa kuko kahundi mukoresha agashashi muba muri kuryoherwa bro shawa ako amwe muhora muryohe bro wowe wowe gute like twigo kubomorana ninde burimo kubona inyungu nyinshi kurusha undi mba mbona umuhungu ari wo wabihinzemo cyane uryoherwa bisa n'umuhungu yego mba numva muri aseka nkubaze tubyari ikibazo nibaza ufite n'imitsi yireza ari ikibazo nibaza man nkawe utuvugisha ukuri tuganire ufite imyaka ingahe navutse 2007 ufite imyaka ingahe ubwo 18 wowe 19 umaze gukora sex inshuro zingahe ntabwo nazibara ni ukuvuga inshuro umaze gukora sex bikubye gatatu imyaka yawe ujya natangiye gukora ibyo bintu nigaga mu wa gatanu primaire none nyine ni ukuvuga wenda ugereranyije imibare ufite imyaka 18 umaze gukora sex inshuro zingahe ugereranyije ejo ndi nafashe urutonde ndaryama mbara umuhungu wabanjije kugira kufungura ndabara narabaze bro wasanze ari inshuro zingahe ugereranya siko se nkani zarenze ngo body count zawe ziruta imyaka yawe wowe ngiye ni inshuro 5 iki cyumweru ariko oya aho natangiye ku kwezi kangahe wowe ku kwezi ejo nabikoze n'inshuro ejo hari na weekend bari banasohokanye ngaka ndeke kukurushya basuye uyu mwaka dutangiye turi gusoza aho turi gusoza ariko njyewe nubwo mbikora ntabwo mbikorana niba twabikoze ngiye kuri uyu ubu hora uri umuhungu umwe kuri inshuro 50 yego nyine munyereke uraza ko munyereka mwereka inshuro 50 umuhungu ukora yabaga iyo uriwe inshuro 50 nyine tu mu mutwe wawe hasigara utubwo amare amezi 2 batakuriye amezi 2 uvuga icyumweru wowe ngiye ntabwo nkunda kubishishikarira cyane ariko bro tugaruke no ku bahungu bro kuva umwaka watangiye ni kangahe nanjye ndasubiza shane kabere konye wowe ngiye ni 5 ngiye ni 8 uyu mwaka ndababeshye uyu mwaka ni inshuro 8 ni nkeya ubwo inshuro 8 ku muhungu ni nkeya umwaka kandi ku bakobwa bose se cyane ku mukobwa umwe shada ese umuhungu tuvuge iyo akuguriye byeri akakugurira inzoga mwataho ukazana ubugoryi bwo kumwima uba wumva atari bukwice yanakwica ariko njyewe inje kugusura nugira ikintu uma kinjyana muri screen ubundi njyewe nkora sex ari uko nanyweye ndayikubita tu wowe naryo tujye kugera rero muri party bita storytelling nembi mwambwiye ati turi inshuti ari story yatubayeho tugiye kubaho umwanya muganire umwibutse story ukuntu byagenze story itangaje twagiye muganire bwiza uribuka wa munsi cyagihe tujya kuri nagiye kuri Facebook hanyuma umuntu asaba ubushuti sanga tugiye guhura sanga papa wa cyagiye turi kumwe wowe n'umuntu kuri Facebook muraganira uyu muri inshuti muratangira murapanga ngo tuzamukuramo amafaranga dore abakobwa ko mushorerana mujya kuri date usanga ari se wuyu nasanze ari papa w'uyu nguyu yaje kugenda uteze ukuntu byagiye byarangiye ntabwo ibirangiza tubyohereze kuri story ryoshye byarambabaje we byagenze tugisanga ari papa yakuratiye ngo njye yarambwiye dusohoke yari tuba turamukura ubundi amafaranga menshi nk'amafaranga yarangiwe turagenda tugezeyo umugabo agihembuka mbona ni papa wanjye nabuze icyo nkora ndareba ndumirwa nkagenda ubundi kutari kubivuga iyo mureka ukabaha pasi akayamukuramo ko nabirenze nyine papa yahise areba ati
papa yagize isoni. Wewe wari uzi ko ari papa wawe? Ntabwo nari mbizi. Ntabyo yari azi. Ntabyo nari nzi kuko nyaranze ko ngiye kumukura ibiceri. Aha nk'urugero tuvuge kubonye igisaza, wewe wahise uvuga ko ari papa yakurebye? Njyewe nyine ninjye wabibwiye uyu nguyu ko ari papa wanjye. Twarahageze nyine turicara nyine nkabona papa isoni ziri kumwica. Njyewe uyu nguyu ndavuga ati tuvuganeho gato ndagiye ndamurabura nyine batereka mbe nicaye hanze narabasiganye. So za munsi ugenda? Wa munsi ugenda, wa munsi waragiye aravuga ati ngapfure kuri hano umwana, uriya n'umwana mureke twiryohereze. No bigeze kubwira ko ndi umwana we. Ngo nguki nawe wigize abimbwira. Ibaze we wagiye waratsimbuye muri ka kabari twari turimo, ahita atumiza noneho burya twabwira atumiza inkoko turarya amabyeri turahaga. Noneho uzi ibintu byambayeho, nageze mu rugo arampamagara, ampamagaye aramubwira ati wihangane nubibwire mama wawe. Nawe ati biki ngo ko wambonye? Nawe ati ibyo ntago bindeba, mbona you have received ibihumbi 100 ubwo nyine ntaceceka. Noneho ngewe uwo munsi twamaze kunywa ibyo biboro nyine izo nzoga tutadutaha iwanjye, tutashye iwanjye zifite gihe ataraye mu rugo. Yego nyine ntabwo yigize aharara ndabizi. Aho yaraye mwana rero ko hararuti yacakuze yazindutse avuga ati ngiye kugenda ngere mu rugo nambare mutenjya mu kazi, ariko yasigiye. Uzi unasigiye uwo munsi bari banyibye matera mu rugo, bamaze kuyinyiba mani atajya kufunukuriza amatora y'ibihumbi 70 hano kwa mutwe. Uri kumva arayizana. Ibaze yuko ayo mafaranga arayitsinda abika. Ugiye kumurabura n'abandi muri inshuti. Nyuma y'icyo gihe mperuka guhura. Nyuma y'icyo gihe se, nyuma y'icyo gihe papa wawe twarongeye nyine urumva nararamuryohereza. Ndabyumva. So fata ndakuzi rega ntago njya kumenyera. Papa wawe nareba iki kiganiro cya mama wawe urumva muturamurushenge. Mama wawe nareba iki kiganiro. Mama arihangana nyine ngo ninjye uraba nanzi kumubwira ibanga, ariko nawe rero kuko yasamuje papa wawe nawe uzasa nje yamaye amafaranga nawe uzashaka we nawe umuhe mu gihe. Noneho uzi namubona gute se? Bwiza reka nkubwire rero sibyo shuti yanjye, nimba papa wawe yarakubyaye ukumva mureke, nimba mama wa nyina atamukorera ibiki n'ibiki ntabwo nyine njyewe ntabwo namubaza uko kwezi kuva kwatangira papa wawe aguye amafaranga angahe? Nk'ibihumbi 100. Wowe papa w'uyu nguyu se shere wanyemwita shere ntabwo namwita papa we se. Papa w'uyu nguyu njye byo birandeba nimba kubyara kubyaye basi wagiye umfasha. Njyewe papa wawe urebye ni nawe unyishyurira inzu kandi nabyuze anyishyurira inzu urabeshya kandi mama nzi 50. Ibaze dusigaye iyi misatsi ngo mbenye muri salo muhamagare baby ohereza amafaranga narangije kwisukisha. None se basi ukuntu wabonye papa wowe n'umukobwa aho yavuye haragaragara. Sabarasa usubiza ibintu baje nyine ahantu yavuye naho ngo umudiho wava mwitako. Umudiho we muraburi cyane muze ahantu papa yakuvanye cyaze ako nyuma arabakira. Ntago mbizi. Ntabwo ibintu biri gusubiza. Ndakubajije ngo ese umudiho wita ku wa papa w'uyu mwana haragenda cyangwa nta kigenda? Papa w'umwana ararenze bro. Papa w'uyu mwana bizarangira nawe kujyanye. Mama we sinzi pe. Ubwo byo ntabwo mama nabizemo. Ibyo ntabwo nabimenya. Rero tugiye gukora kano ga challenge. Si muri inshuti mwembi mugiye kubwirana amabanga atatu. Waruzi ko atazi kandi akwiye kuyamenya, ariko atangaje nawe umubwira 3. Twagiye turahera kuri wowe. Twagiye mubwira. Uruzi ko mfite abana 3. Siko nabyo narinze. Mfite 3. Abana 3. Nabyo yarazi. Agezweho. Uzi ko maze gukora nenda 2 se. Shuwa. Warazi kari kanga icumi. Nahise kari nk'inshuro 8. Biri serious. Nkurikije n'ukuntu muzi. Kuriya wowe. Njye narababyaye. Kuri kwa kabiri. Utavuze twagiye mu. Warazi kuriya wita boyfriend wawe ahora nsaba buri munsi. Agusaba. Waramuhaye se? Ntabwo byabura.
gusa nyine umbabarire. none se wowe waba uzi ko wari sheri wawe mutakiri kumwe ariko ngiye tukiri kumwe? Tugisha ukuri. komeze mushiburane. Sure. I'm good. Hanze ndaje ndamuvugisha. Kandi yarakuborotse? Uramuvugisha yarakuborotse? Uruzi yuko umunsi upangaga kuza kunsura cyagiye. Uri buzane na sheri wawe. Bigahita bipfa. Uzi ko yaje? yaje kureba wowe. Yaraje. Yaje kukureba? Cyane nyine cyaje twaraguhakaniye ko twumvaga nakuri twabigiye. Mwari muri kumwe? Yego. Mwari muri kumwe? Sha. Nanjye kubera afite abahungu benshi. Nanjye nase njye kureba undi. Yo we Boga. Iyi niyo channel nshyashya twajeho kandi subscribe tujye dukomeza tubane. Wifuza abo bakobwa yandikira ngo ye nimero zabo. Power Bogari bizaza. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.